who have also joined us from different parts of the world. Ndabashimira kubera ko ngira ngo ubutumire bwabaye mu gihe gito ariko ndabona byitabiriwe n'abantu benshi mwakoze kuza. Uyu mwanya ndagira ngo tugire ikiganiro ndababwira ibyo ntekereza ku bintu byinshi ariko ndahera kuri RPF. RPF ifite umwimerere wayo, ifite izina, ifite ibiranga bihagije, ifite noneho amateka. Ayo mateka dusobanurira byinshi ku byo dushinzwe, ku byo buri munyarwanda ashinzwe aho yaba ari hose, umurimo yaba ariho wose. Noneho bikanasobanura igihugu uko abanyarwanda bakifuza, ibyo ndetse bigatuma havamo kumenya neza inshingano za buri wese. Igihugu twifuza ubwo ni twe, ariko icyo wifuza ukigeraho ute? Inshingano ihera ku muntu ikarangirira kuri twese hamwe, buri muntu umusanzu we yazanye ushyirwa hamwe gute kugira ngo bitugeze kuri ya ntego twihaye naho dushaka kuba turi. Ibyo rero ni imvugo gusa kandi duhora tubisubiramo, ndetse twanabiririmbye, baririmbye FPR, ariko ibyo byose twabikora twagira, hari ikigomba kugaragara ku banyarwanda no ku Rwanda. U Rwanda ruvuye he? Rugeze he? Rushigaje iki kugira ngo rugere hahandi ruvuga ko rwifuza kuba ruri? Ibyo niyo wakwivuga ukavuga ibyiza byawe, ukavuga ibyo ugezeho, ibyo wavuga byose hari igipimo, hari igipimo cy'abantu, cyane uhereye ku banyarwanda. Rimwe bazavuga batari ko ibi ngibi abatuyobora, aba bayobora RPF, abayobora igihugu muri rusange, ubwo hagiyemo n'abandi batari RPF, ibyo twivuga twe ko bitatugeraho, ko tutabibona, ko ndetse icyo gihe n'abandi bo hanze bagomba barabivuga, bavuga bati u Rwanda ariko rugeza cyangwa se ntiruragera. Ndetse icyo gihe bikabamo no kumenya ikibazo mbese ni iki. Abantu bifuza kugera ahantu heza
ariko ko tubona ishigaje urugendo rurerure kugira ngo bagereyo habaye iki cyabidindije n'iki cyatumye bidashoboka buri wese buri gitondo kuramutse ujye wibaza icyo kibazo wibaza ikibazo cy'aho tugeze bijyanye n'inshingano twihaye wibaze ndetse ushaka ibisubizo icyo abanyarwanda ubwabo bavuga ko bameze bijyanye n'icyifuzo cyabo cyangwa se aho baba basezeranije kubageza ukibaze ukisubize kuko results ntabwo wazirema gusa ku bwawe ngo abantu bazibone kandi zidahari ntabwo wabihimba niba abana batajya mu ishuri ntibari mu ishuri ibyo ntabwo wahimba ngo uvuge ko wageze ku ntego yo gushyira abana n'abanyarwanda mu mashuri niba badafite ubuzima bwiza ikibarengera ntabwo wabihimba uvuge abanyarwanda bageze ku buzima bwiza kandi bidahari iyo bidahari uvuga ibindi it's self enlightenment ni urubanza wishyizeho ugomba gusubiza ibyo tuvuga ibyo dukora bigomba kugaragara no mu byo tugezeho iyo binyuranye ubwo hari ikibazo ibyo tugezeho n'ibidahwana n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora hari ikibazo RPF rero uyu mwanya tuba tubonyeho iki kiganiro ni ukutwibutsa ni no kugira ngo twisuzume umwanya wo kwisuzuma uwisuzuma kandi iyo yibeshye cyangwa iyo abeshya ingaruka zabyo zirahari niwisuzuma ugasanga nta ndwara ufite wari uyifite iyo ndwara irakwica kuko waribeshye ntiwayivuza cyangwa ntiwayivura iraguhita indwara mvuga rero wivura cyangwa wivuza izo ndwara zirahari hari indwara wivura hari n'indwara wivuza indwara wivura ni ukuvuga ngo igisubizo umuti uri muri wowe uribaza ukavuga utari ko inshingano ngewe mfite ndazuzuza ntabwo ari ikibazo uzabaza abandi nabo bafite izo nshingano iyo udahereye aho ngo wivure iyo ndwara wowe wibaze wishakemo ibisubizo by'ikibazo ufite nta wundi wabikuvura iyo ndwara tugomba kwivura nk'abantu nta wundi wayituvura niba utuzi inshingano wahawe uko bikwiye inshingano ufitiye igihugu ingaruka zabyo zo zirahari kandi ziri no kuri wowe indwara wavurwa n'abandi
ni ikibazo ushobora kuvuga uti ariko iki gihe singifitiye ubushobozi, reka nshake uwamfasha cyangwa uwo twafatanya gushaka umuti w'icyo gisubizo. Ubwo nabyo birashoboka kandi bibaho, ariko iyo utabikoresheje, iyo udahagurutse ngo wowe ushake uwo mwafatanya kugira ngo mukemure ikibazo cyakurenze, nacyo ubwo wa muti utahaye cya gisubizo cya kibazo wari ufite. Ibyo rero ubundi abantu bavuga RPF cyangwa bavuga andi mashyaka cyangwa bikajya muri politike gusa, politike ikaba rwaserere, bikaba ibintu bimwe. Politike yo numva ya RPF ni uguhangana n'ibibazo tugashaka ibisubizo, nta yindi politike. Politike y'ibinyoma, yo guhimba, yo kubeshya, yo gushakisha uko watirisha, bimwe mwita gushushanya rimwe na rimwe, ibyo biguha ibindi bibazo, ntabwo biguha ibisubizo, byongera ibibazo ku byo wari ufite. Ikindi nacyo uvuga ngo no mu mibanire uko tubaho hagati yacu cyangwa se hagati yacu n'abandi, ndavuga u Rwanda n'abandi, nujya gufatanya n'abandi urabanza wowe ukumva ikikurimo ufite n'iki wowe utanga, kugira ngo uhuze n'icyo undi atanga, mwese mubigiremo inyungu, ari wowe ari n'undi mufatanyije. Hari ikibazo rero gikomeye cy'amateka yacu, amateka y'u Rwanda cyangwa se amateka muri rusange ya Afurika. Iteka dusa nk'aho twebwe ntacyo dufite dushyira ku meza ngo dusangire n'abandi. Duhora dushaka ko abandi bagira icyo bashyira ku meza, twe tukaza tugasangira nabo. Rwose hari politiki imeze ityo, imaze imyaka n'ibintu birebire cyane. Niba ushaka uwo mufatanya, uwo mwakuzuzanya, gira icyo shyira imbere nawe, uvuga uti reka twuzuzanye. Ni nacyo cyatumye mu mibanire yacu n'ibindi bihugu n'ibindi bice by'isi duhora turi abo kugabirwa, gufasha, kuzanuka. Rwose twemeye umwanya wo kuba turi aho tuganya, dukeneye, dutegereje uwatugoboka. Baraboneka, abo bagoboka baraza rwose baraza, ariko ikibazanye ni imbabazi bagufitiye. Kubera iki? Kubera iki bagufitiye imbabazi? Kuki? Mujya mubibaza, babafitiye imbabazi barabaha kubera iki? Nuko utari abantu nk'abandi, nta bwenge mufite, ibyo buri gihugu ni bitoya nk'icyacu, ni bitoya nk'igihugu cyacu. Buri gihugu, buri bantu bafite icyo bafite.
aho kugira ngo rero giteze imbere kiguteze imbere ugira icyo ukora gutegereza ko uwahandi azaza uwe kuko azi icyo kugikoresha akagitwara kazaza kuguha imfashanyo wari ukeneye uba wicishije sinzi uba wigize ubusa ntimukigire ubusa ntimuzigire ubusa RPF niyo message akugira ubusa kugira ubusa mukaba ubusa mukemera kuba ubusa mukemera ko mushobora kubaho muzagira icyo mutunga muzagira icyo mukora ari ukundi muntu yaje kubibakoresha cyangwa yabibakoreye iyo niyo politike mbi nibwira ko RPF mu myaka imaze mike ntabwo ari myinshi cyane nicyo kibazo yagombaga n'ubigomba gusubiza ibibazo tumaze kunyuramo mu Rwanda mu mateka yacu musubize amaso inyuma mwibuke ndetse n'ubu ngubu n'uyu munsi u Rwanda rutaha ngo rugire icyo rwikorera rwigezaho ubu muba muri ubusa ariko abo kudufasha abo kuduha ibyo dukeneye abo kutugaburira bo barahari baba baraje bakatugaburira in fact baraje buzuza gukora nabyo turabibashimira ukuzuza kugerageza gukora ni byiza ariko udahereye hahandi ho kugira ngo wowe ugire icyo ukora ugire icyo wigezaho hinduka ubusa n'ubu rero tujye dusubiza amaso inyuma kuko bigenda bituganisha n'ahantu nyine duhurira n'abandi haba mu karere haba mu no hirya yaho ariko ibi ndabivuga nzi ngo ndabibwira abenshi muri hano muri bato ni urubyiruko ndibwira ko majorite hano ubu abenshi mugomba kuba muri hagati y'imyaka 20 na 45 twebwe iyo twarayirenze turi kure ariko natwe twarahanyuze muri twe ndagira ngo mwebwe mukiri aho ngaho bafashe mutekereze ubu twe byaraturenze aho tugeze dusubiza amaso inyuma tugatangira kuvuga ngo iyo mbimenya nari kugira nti mba naragize ntya nari kugira ntya ariko too late twaragiye ariko mwebwe ntimuzategereze kwibaza icyo kibazo karabaye ni ubu ngubu sinaho muri abo mvuga twahise tugeze kure harimo abasubiza amaso inyuma bakavuga bati
twagize duke twakoze byose twageze kuri byose ariko umusanzu wacu wabaye ubu ndavuga abarwaniye u Rwanda bigatuma rushobora kugera aho rugeze ubu. Now it is your time. Mwebwe urubyiruko mbwira. It's your time. Don't wait until you are 70 and then you start asking yourself, what did I do? I wish I knew. I didn't. No, ndakubwiye. Ubyumve ushake uko bigenza n'usohoka. Cyangwa wenda bamwe murabikora. Naho igihugu dushaka kubaka, ya numva of course bigezweho mu rubyiruko ni vibes. Bigeze kuri vibes. Vibes nanjye ntabwo nsanze. Good vibes ntabwo nsanze ariko uhagaze kuki? So vibes natwe twese usibye ko dushaje twebwe ariko zigera ku ihe myaka zigera no ku bakuru nyiraho. Vibes n'abakuru ntabwo bazanga ariko kugira ngo tujye muri vibes tugire aho duhagaze please. Yes. Don't invest in vibes. Invest on the foundation, in the foundation where you can now vibe. Kuko niba nta foundation ihari karakubaho. You vibe only for a week. No, but nyirango byo mushaka turashaka biri sustainable. Yes. We want things that are sustainable. We want to build a society that is resilient. You can't build a society that is resilient on vibes. No, but a resilient society can vibe. Isn't it? So it is a daily responsibility mukwiriye gutekereza. Ni ikintu mukwiye gutekereza buri munsi. Ntuhore ufite impungenge ariko ejo nzamera nte, nibucya ndaba meze nte. Uhora ufite kuko stress nugira ikibazo uhorana cya stress. You umenya ngo 50% ni wowe, you are the responsible person. You have worries, you have this, you have urakora ibintu bigutera stress, but there are different ways of doing things and achieving what you want to achieve. So it's not just even the results, it's the process that takes you there. What have you invested in that process? What thinking? What feeling? What commitment in the process to give you the results you want? How kintu kikora hanabuze. Mbese njya numva abantu
bagibwamo n'umwuka. Umwuka umwuka ubajyamo ni uwuhe? Ntubabwira gukora iki? Mugira umwuka gusa, ntugira umwuka gusa utagira icyo uvanamo, uragera aho uhere, umwuka wawe wagera aho ugahera. Umwuka abagibwamo n'umwuka, ibyo bazanira ni ibiki? Umwuka, I have no issue with the mwuka, but must have something in it, tangible.